nabaga mu gishanga cy'ikinyinya ngo ndi Imana yawe ngo ngukoreye ubukwe bwihuse. Burihuta se? Inzu se? None se muraza aho burabera mu gishanga. Ndangije ntuwite ubanze ibindi, ariko ikubwira ibiheruka izo uko izagenza ibibanza. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi iyo irivuze ukiyoroshya iragutwara, iraguterura. Imana ishimwe we, Imana ishimwe. Kandi hahirwa uwizeye, kuko ntabwo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe bizasohora. Oya, hahirwa umuntu wizeye n'ibyo yabwiwe ameze nk'uwabyibagiwe atabyibuka. Birashoboka ko tujya twibagirwa ibyo twabwiwe, ariko ntuzibagirwe yavuganye nawe, gumana nayo. Birashoboka kwibagirwa amasezerano, ariko gumana yagusezeranyije. Birashoboka. Hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Kwizera si ukugira ibyiringiro by'uko Imana ibyo yakubwiye bizasohora. Oya, kwizera ni ukugira impinduka zibonerwa mu mirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Ntabwo kwizera ari ukwicara tuvuga ngo abashomeri tuzabona akazi. Muperereze, ntabwo ari cyo bita kwizera. Kwizera ni ukwemera ukamenya imirimo Imana yakoreye muri Kristo, wamara kuyimenya ukagaragaza impinduka zayo. Kuko ubukristo ntibuvugwa, ni ikintu tugomba kuba. Ntabwo tuvuga ubukristo, ahubwo tuba abakristo. Nta muntu uvuga amasengesho, ahubwo turasenga. Nta muntu uvuga gukiranuka, ahubwo umuntu arakiranuka, turabikora. Icyo nicyo cyitwa kwizera, ni ukubaho mu buzima Imana ishaka kubaho, ukanyurwa n'uko Imana ibivuze. Ibyo ntiwabishobora utiyoroheje. Ukigendera kuri diporome ntibihura. Nshuti yanjye, wakandagiye kuri diporome ugahita ukandagira hejuru y'inyuguti n'inyajwi n'igihekane n'umubare bita bivamo. Barakugutaguruka utere haleluya iti baraturushye. Bivamo mu nyuguti n'inyajwi ntibihura. Barakubwira uti tanga icyacu muta amafaranga amadini arayamaze. Bakubwira ngo kora umurimo w'Imana, uti umurimo w'Imana nzaba nkukora. Gashyiramo imibare bivamo. Iyo ufite ibintu by'imibare ntibivamo. Iyi nshuro muri no gutinya gutanga amaturo, ngo baravuze ngo bari gufunga abatanga amaturo. Reka da, umuntu urwanya itura aba ameze nk'uwagomeye isoko. Murakoze. Nkunda kubivuga wenda ngasohorezeho. Hari umuntu wanga gukora umurimo w'Imana mu nzu y'Imana mu buryo bw'ubushobozi, akagira ngo nuko yarushije ababukoze ubwenge. Kumbe Imana yagaye ibyo yarazanye ikamunangira umutima kugira ngo atabitanga kuko ibiganza bitejejwe. Bibiliya iravuze ngo kandi nta jambo Imana ivuga. Ndi umuhamya wabyo, kandi namwe nibyo, ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Dusomye igitabo cy'Itangiriro igice cya 12. Iki ni igitabo nkunda, kirimo ubuhanga butajya bwitabwaho kuruta ibindi bitabo. Igitabo cy'Itangiriro cyanditse mu buryo bumanyekanisha itangiriro ry'imirimo Imana yahereye ikora, hanyuma hakabamo ihuriro n'igitabo cy'ibyahishuwe, kuko niho hagaragaza uruzi rw'ubugingo rukagaruka mu bitabo byinshi rugasoza mu byahishuwe, hakagaragaza igiti cy'ubugingo nanone kikazenguruka hirya kigasoreza mu byahishuwe, kigaragaza itangira ry'imirimo y'Imana n'iherezo ry'imirimo y'Imana. Igitabo cy'Itangiriro ni igitabo nkunda, kirimo uburyo Imana yabanye umuntu babana fizikare, apana mu buryo bw'umwuka. Umugabo witwa Enoke yaganiriye n'Imana, agendana n'Imana imyaka 350. Imana imukunze iramwishyira, ntiyemera ko n'umubiri wa Enoke usigara mu isi. Ni uburyo Imana yakunzemo abantu, igaragaza urukundo rw'uburyo igomba gutanga igitambo gicungura ibyaha umuntu yarakoze, yica itungo risimbura icyaha cya Adamu. Irangije ikinga ku ruzi ikinga ku ruzi rwo mu ngobyi ya Edeni, ariko ntiyakinga umugisha wayo. Nkunda Imana. Hari igihe inzuzi zijya zikingwa, amarembo agakingwa, ariko tugasigarana akadirishya karimo umugisha w'Imana. Imana yacinze inzuzi, ikinga amarembo ya Edeni,
iramubwira ngo igendere, ariko ntiyamwirukana hovyo, iramwambika asohokana umwambaro. Iki gitabo kinyereka imbabazi z'Imana, nkunda iki gitabo kinyereka imbabazi z'Imana ziteye ubwoba. Iyo uzamutse ku musozi Moriya Aburahamu ajya gutamba Isaka, ureba uburyo Imana yamubwiye ngo ngaho rekera, urukundo rwawe narubonye. Harimo kugerageza ko Imana igerageza amahitamo y'umuntu, yarangiza ikayashima umuntu ataragera ku mwanzuro. Niyo mpamvu Imana ijya idusaba umunsi wo kugira ngo ize kuduha gusa, ikavuga iti uwabaha randevu yo kuwa mbere mukazaza tukazahura, narangiza nkabihera umugisha w'uko mwaje. Icyo cyaba kigoranye, ikaduha akarandevu ko kuza guhura n'Imana gusa, ikagerageza amarangamutima kuri buhitemo akazi, gusura inshuti cyangwa abandi, cyangwa se kuza kwitaba Imana. Aburahamu yaramubwiye ngo wowe ubwawe mvuze kwitaba Imana mugira ngo ni ugupfa. Ubundi abantu bababwira ko gupfa ari ukwitaba Imana barababeshya, kuko abapfa bose ntibahamagarwa nayo. Kwitaba Imana ni ukwemera umuhamagaro, gupfa ni ukwimurwa. Iyo umuntu akuwe mu mubiri aba yimuwe ajyanywe ahandi, ariko ntawitaba Imana atarahamagawe nayo, ntabwo bishoboka. Kandi tugira umuhamagaro umwe muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo n'icyiringiro ni kimwe, n'umubatizo n'umwe, n'Imana ni imwe. Niko Abaefeso igice cya 4 havuga. Rero iyo tuje kubana n'Imana tuba twitabye ijwi ry'Uwiteka. Reka mvuge gutyo, hari abantu babitinya, uretse ko biriya ntawe ubiteguza, nta n'ubihitamo. Hari umugabo wigeze ansetsa arambwira ngo hari umwanya tutazigera tubura, ngo umwanya wo gupfa nta muntu ujya uwubura. Iyo urupfu ruje urubonera umwanya ukarwitaba. Avuze ngo ntawe ubura umwanya wo kuremba ngo ajye mu bitaro, ntawe ubura umwanya wo gufungwa, nta n'ubura umwanya wo gupfa. Ako kari akanyuzemo. Iki gitabo cy'Itangiriro kivuza umuhamagaro Imana yahamagaye Aburahamu. Uyu Aburahamu abyarwa n'umugabo witwa Tera, baturuka mu muryango wo kwa Yafeti mwene Nowa. Bimuka bava mu bikingi byo kwa Nowa, bimuka bagenda bakwirakwira. Buri muntu wese yimukananaga umukumbi we, ariko kandi akaba afite n'ibyo acuruza runaka. Mu byo rero Aburahamu yasanze iwabo bagurisha, yasanzemo ibigirwamana. Mu bigirwamana by'iwabo sinza kubitindaho, bwari ubutunzi bukomeye kuruta ibindi, kuruta uko tubitekereza. Kandi mbibutse ko umuntu usuzugura ikigirwamana n'ufite nawe Imana, ariko umuntu utagira Imana yubaha icyo yita Imana cyose. Umuntu udafite Imana icyo yita Imana kuri we aracyubaha. Nimwumva rero ngo bacuruzaga Imana, mwumve ko mu mujyi w'Abakarudaya muri Uri bari abatunzi bakomeye, ku rwego gukomera ko abatari ukw'Imana gusa, ahubwo bari bazwi nk'abantu bafite n'umugisha w'Imana bagurisha. Bari bazwi nk'abantu bagira umugisha w'Imana bagurisha. Iwabo na Aburahamu bagira abakiriya b'ibigirwamana. Timugire ngo kuba urusengero rwaba ari urw'Uwiteka no hirya hakaba ibigirwamana, timugire ngo byatuma urw'ibigirwamana rutabona abayoboke. Ni ukuri bajyayo benshi pe. Umuzi imirongo itonda mu ngo z'abapfumu, bajyayo benshi. Aburahamu asoma amateka y'Imana yabakuye mu mwuzure, areba igisekuru cye, areba Imana yavuganye na Nowa. Turi ku ijambo rivuga ngo nta jambo Imana ivuga. Areba Imana yavuganye na Nowa, areba kwiza acuruza nta na rimwe Imana yari yavugana nawe. Harangije aravuga ngo Imana ya data itavuga, kandi hari ya sogokuruza Nowa yavuganye nawe. Aravuga ngo Imana yavuze igakora, ikagusha imvura, yamara kugusha imvura ikayihitisha imvura igahita. Imana ikabazisha inkuge, ibihamya by'inkuge byari bihari. Imana ikarokora abantu. Yumva gukomera kw'iyo Mana, yumva mu migisha iwabo bagira no mu bucuruzi bagira, iyo Mana ntihari. Reka mbabwire, Imana twiringiye ntibonerwa mu iduka.
mu iduka ntuyibonamo. Mumbabarire mbabwire ko no ku ntebe ya universite niyo waba wiga nivo d'étude kuri nivo runaka, iyo waba uriho yose mu nyuguti n'umubare Imana ntibonekamo, ntabwo ihaboneka. Haleluya, ntabwo ibonekamo. Aburahamu aravuga ngo hari ahantu nyiburiye, aravuga ngo ariko nubwo nyibuze mu mateka nsubiye inyuma ndayibona. Hari igihe tujya tugeraho tukayishakisha imbere turi mu makuba n'ibigeragezo ukayibura, ariko wasubira inyuma mu mateka wareba Imana yakuvanye, wareba uburwayi Imana yagukishije, wareba uburozi yakukije, wareba impanuka yakurinze, wareba icyubahiro iguhaye, ukavuga ngo nyibuze hano ariko inyuma mu mateka. Haleluya, ukavuga ngo Imana iriyo. Ushobora kutayibona hano ariko usubiye ku iseta wayihasanga yarigeze yanyurana nawe mu mateka. Imana iriyo. Aburahamu ayibura kwa Setera, ariko arenze mu mateka arayibona. Papa, iyo mfashijwe mba numva naririmba, ariko sinzi kuririmba. Nzajya mbipfundika umuntu uri kuri piano yihangane. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Njyamumbura n'umunsi nzagera mu ijuru, nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka no muri gikundiro niburuta inshuti zose. Ningerayo ntabwo nzaba nkishakira mu mateka, nzaba nambaye umubiri usa n'uwa Kristo, nzaba mvuga ijwi Yesu yumva, sinzakoresha ikinyarwanda, nzavuga ururimi rwo mu ijuru. Mu muririmbyi yaravuze ngo tuzaba twambaye ikuzo muri urwo rukundo. Haleluya. Yohana aravuga ngo narahabonye, aravuga ngo narahabonye hariyo simaragito, ngo hirya hari yasipi, ngo hirya hari sapiro, ngo hirya hari yewe data we, ngo no ku nyanja y'ibirahure yavuze amarembo y'ijuru. Urugo rw'Imana ajya runyereka, durora runyegereye Mane bahumugisha. Hari ahantu yishakira tiboneke, ariko wasubira mu mateka, wasubira mu mateka, wasubira mu mateka. Korali Jehova Jire yararirimbye avuga ngo subira inyuma usura amateka yawe. Mana data we, buri gitondo cyaza ikirenge kwibuye kugira ngo imyati iveho, ugatambika ku ishuri na bodaboda ntayihari. Ibyo ntabwo ari rusange, ntabwo ari rusange. Uryama ku rutare ihene zikarya ibishangara ururyamyeho, ibyo ntabwo ari rusange, ntabwo ari rusange. Turya inguri z'amateke ntabwo ari rusange. Ninjye uri kwivuga twaryaga inguri z'amateke. Byo mvuga ngo amakora, ngo ibibabi by'amateke, ntabwo icyo gihe byabonekaga, twaryaga inguri z'amateke. Ariko Mana data we, iyo dusubiye inyuma mu mateka ushaka Imana ukayibona. Tuvugisha ukuri, hose koko warayibuze, uyibura no mu mateka. Aksana hariho ndeba ubuhamya bwa mami, ndamukunda cyane. Mushumba nariho, ntabwo mbuvuga, ntabwo mbyemerewe, buri muntu niwe wivugira ubuhamya bwe. Ariko narebaga ngo ubukwe yatashye, yarahita yumva nyine uburyo yabivuzemo. Iyo usubiye inyuma mu mateka Imana urayibona. Aburahamu arayivuga ngo muzo data acuruza sinyibonye. Alex karibu sana aravuga ngo mu Mana data yaranguye sinyibonyemo, ntayirimo. Reka mbabwire, mu Mana n'amahirwe tubonera ku ntebe y'ishuri
hari igihe utayibonamo ariko wasubira mu mateka. Aburahamu aravuga ngo nsubiye mu mateka, Imana ifite ububasha bugusha imvura. Aravuga ngo ko hano dufite indi y'imvura yikaba itavuga. Aravuga ngo kandi y'imvura si itanga izuba. None Imana ya sogokuruza Nowa yagushije imvura iranayikamya itanga izuba. Aravuga ngo iyishobora byose yabiriye. Aravuga ngo iyo Mana ishobora byose yo irihe? Irihe Imana ishobora byose irihe? Aburahamu akiri muri uru rungabangabo atungurwa n'ijwi ry'Uwiteka. Avugana n'Imana iramuhamagara ngo Aburahamu we, ndakuzi, nitwa Imana Uwiteka, ninjye wakamije umwuzure ni nanjye wawuteje. Iravuga ngo ninjye warokoye bakeya mbavanamo benshi. Iravuga ngo kubw'umutima Aburahamu, kubw'umutima ugize wo kunshaka, ndi Imana igambiriye kukwiyereka. Sinzi umuntu turi kuvugana nawe, sinzi umuntu turi kuvugana nawe. Ibwira Aburahamu ngo kubw'umutima wagize wo kunshaka, nanjye ngambiriye kukwiyereka. Sinzi umuntu turi kuvugana, sinzi umuntu turi kuvugana, kuko wagambiriye kunshaka. Icyo gusa kikaba mu migambi yawe, nanjye niyemeje kukwiyereka ukambona. Irabwira ngo kandi ntuzambona gusa, nzaguhindura ubwoko bwanjye, n'abandi bashaka kumbona bajye bakureba bamenye. Aburahamu, sinshaka kongera kumenyekanira mu ijuru, no, ndashaka kukugira umugisha. Igisobanuro cy'umugisha, abashaka kureba umugisha bakurebe, abawukeneye bawugusabire, niba usaba nabo bawu. Imana iguhindura umugisha, Imana ikugira ubwihisho bwayo. Haleluya! Imana ikwigaragarizemo, Imana ishimwe. Niba mushaka Imana iri mu ijuru, tuzarinda dupfa tuve no mu isi tutarebye mu ijuru. Muzasome Bibiliya. Na Pawulo wagiye mu rya gatatu tigeze yicara hera hahera ngo arebane n'Imana mu maso, ariko Imana ifite abantu ituyemo yiyerekaniramo. Imana iguturemo ikwiyerekaniremo. Iravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Sinzi niba rutari ubutagondwa ngira muri nge. Iyo mfashijwe mba numva nakomeza nkivugira gutyo, ariko nkibuka ko ndi kumwe n'abantu nkumva ni ngombwa kubarinda nabo ngo tujyane. Nibyo bituma njya nsenga njyenyine. Iyo ndi gusenga njyenyine ndabohoka nkavuga, nta muntu mba ndi gukerereza, ntawe nsakuriza, nta gahunda ze mba nica. Mba numva nakomeza nkavuga, ariko reka mbabwire, ni ukuri Imana Data wa twese dukorera, Imana dukorera ni igitangaza. Yigeze yabwira Joshua, iramubwira ngo genda ufate abana mu bo mwavanye muri Egiputa. Ingabo zose zapfuye, nta musirikare n'umwe uhari. Iramubwira ngo genda ukebe bariya. Joshua yashakaga ingabo, Imana iramubwira ngo ntazo nguha, ndashoboza abo muri kumwe, abari bo mpindura ingabo. Iyi Imana dukorera ntibisaba ngo ubuziranye n'abantu benshi, bake muziranye Imana yabashoboza. Noneho nawe ubwawe ntibisaba ngo uba ufite abandi, nawe ubwawe Imana yaguhindura. Umugisha w'Imana ukabonerwa muri wowe. Mwari mubizi ko hari abantu bajya babera abandi umugisha? Niba ari ibintu biryoha, ni ukubera undi muntu umugisha, ukumva nawe umubereye umugisha, biraryoha. Mumbabarire, njya nkunda kubivuga abantu tubana, ngira cano yitwa Ijwi ry'Umukanguzi. Njya nkunda kubabwira ngo nta muntu nshaka unsabira umugisha, ndashaka umuntu umbera umugisha. Uransabira umugisha gute kandi umugisha Imana yampaye ari wowe? Wowe mbera umugisha. Uratinyuka ukambwira ngo uransengera ngo Imana impa amahoro, wowe yampe. Hari ibintu dusaba Imana kandi Imana yarabiduhaye ngo tubihe abandi. Ngo Mana ngo ubahe amahoro, babera amahoro baraba bayabonye. Ngo Mana ngo umuhe umugisha. Umugisha, what does it mean? Umugisha, umugisha ntunyura muri wireless, unyura mu biganza by'abantu Imana yawuhaye. Yego Mana Data wa twese. Umugisha ntabwo ari buri muntu wese watura umugisha ukajya ku muntu watuyeho.
umuntu watura umugisha ukajya ku muntu bawatuyeho ni umuntu ufite ubushobozi bwinjira mu cyumba Imana ibitsemo umugisha, ku buryo awufata Imana itamukeka, ku buryo awufata Imana ntigire ikibazo, akawuterura nta kibazo, akawuha uwo yishakiye kubera umubano agirana nayo. Rero hari abantu Imana ikeka itaha umugisha ngo bawature ku bandi, abo ngabo ni abasizwe. Ijambo ryabo rigera mu bubiko bw'umugisha, Imana ikavuga ngo rije nta kavuyo mperukana naryo, ibyo birenge bije gusohokana umugisha byinjiranye uwundi nabyo biwubera abandi. Imana irakwihorera itagukeka, ugasohokana umugisha, ntikurebe ikijisho, ntibwire marayika ngo cungana nawe, ntibwire Gaburiyeli ngo muherekeze, reka ufata umugisha ukawutanga ireba, yarangiza ikavuga ngo nubyara inyungu kuko utanzwe n'uwo nahindura umugisha. Rero ntabwo ari buri muntu wese watura umugisha, ariko buri wese yatanga. Ijambo ry'umugisha ni ubutunzi butagirwa na buri wese, ariko ibikorwa by'umugisha ni ubutunzi bunyura no mu maboko y'abatagira umugisha, ariko bwasohoka mu biganza byabo bikaba umugisha. Ntago mubizi ko ni ukuri, ndakababwira neza kandi mukumve, nta muntu wari waguha hama akagucyurira. None se wagize ngo ni umunyamugisha kandi yaraguhaye? Yari afite umugisha wamunyuzeho, noneho umaze kukugeraho yumva ibiganza byambuye ubusa, yumva yakigarurira ibyo yaguhaye. Muzi icyo Imana ibikoze? Iteza icyitwa urukundo runyagisha, akagukunda agaterura ibyo afite akabiguha, yamara kubiguha agahita yumva ko urakariye. Kandi yamaze kubiguha. Hari umugabo wigeze umpa amafaranga, ariko ayampagira ngo ndacyari mu idini rya kera twabanagamo nawe. Noneho amenya ko nabaye umukristo, arampamagara arambwira ngo duhuye nakwica. Ndamwira urwo napfuye nirwo rwari ingenzi kuruta urwo ushaka kunyica. Ndamwira kuko urwo napfuye ruzandenza mu rundi rw'iteka, urwo wanyica n'urwambarira. Nyine namuteyeho amaburage menshi, arambwira ngo aniseti ndakwanga. Deja ndihamagaraga aniseti, yahamagaraga Buduru Karim. Arambwira ngo ndakwanga. Ndamwira na miliyoni na 200 wampaye uranyanga gute? Ndamwira uri kubeshya. Arambwira ngo nkubonye nakwica. Ndamwira ntago byakunda. Muzi ijambo Mose yavuganye na Farawo bwa nyuma. Farawo yaramubwiye ngo irinde ntuzongere kunca iryera, kuko umunsi wanciye iryera no gupfa uzapfa. Mose aramubwira ngo ni ukuri nanjye sinzongera kuguca iryera. Ubivuze ukuri. Ni iki gitumye amubwira gutyo? Nta gahunda afite yo kuguma arebana na Farawo, afite gahunda yo kwigendera. Farawo abwira Mose ngo ngaho genda ndakwirukanye. Tekereza umuntu aramwirukanye, asohotse muri Egiputa, ariko nyuma amenya ko abahungu bageze kure, ngo afata amagare y'intambara ngo abiruka inyuma. Kubera iki se? Iyo abafungirana akababuza uburenganzira bwo kugenda mbere. Hari igihe tujya tunyura muri humye abanzi bacu, noneho akaza gukanurira rimwe, babona ubusa aho bari biteze ko badusanga, bagakanurira rimwe, ariko yancitse ati nkigenda mu rugo iwe nari kubona uburyo mugaburira, none ntekereje kumuroga ntakihagenda, ubu nanyuranye. Akabura uko abigenza. Rero hari ibiganza bitagira umugisha, ariko Imana ibinyuzamo. Imana inyuzamo umugisha. Nta tiyo rinywa amazi, ariko niryo tuvomaho. Nta robine inywa amazi, ariko amazi tunywa niho tuyavoma. Hari ibiganza rero bitagira umugisha, bimeze nka robine dukuramo umugisha. Murakoze. Kandi abantu bazi ngo umugisha ni ubutunzi. Pas possible. Ntago bishoboka ibyo. Umugisha ni ubutunzi, ariko ubutunzi si umugisha. Reka ngere hafi twisengere. Nibyo byiza iyo biri kugucanga uri hafi gusobanukirwa. Ntabwo nkunda kwigisha abantu ntaba confusing. Ndabikunda kuko iyo ngo confusinze mba ndi gukangura ubwenge kuza hafi y'ibyo ndi kuvuga. Nicyo mba ndi gushaka. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Umugisha ni umutungo, ariko umutungo
si umugisha. Nutabyumva umenye ko atari ibyawe, ubireke. Ukuhaye wabyumva. Asante. Umugisha ni ubutunzi, ni umutungo wimukanwa. Uhambira uri guhunga mu ntambara umugisha, ukajya mu byo uzinze, mu bishwambagara. Umugisha uwujyana mu mpetso y'umwana, umwana agapfa umugisha ukagumaho. Umugisha uwushakana urugo rukananirana, umugisha ntunanirane. Umugisha bijya bishoboka ko umugisha urokokeraho ubutunzi buhombeye, iduka rigahomba ariko ugasohokana umugisha, kugeza ubwo umugisha y'Imana iwushyize mu bifatika. Urenga aho abantu bazi waguye, barakureba bakavuga ati ageze hariya atarize, abonye ibi atagikora, aya mahirwe ayavanye. Umugisha Imana itanga, Bibiliya iravuga ngo ntiwongeraho, ntijya yongeraho umubabaro. Ibwira Aburahamu iramubwira ngo sinshaka abantu bazajya basaba umugisha batakubonye. Ugusabiye umugisha nzajya muhindura umugisha, ukuvumye nzamuvuma. Akondisiyo ke ugomba kuva iwanyu. Ndasoje. Ugomba kuva iwanyu. Kuva iwanyu ni ukwirukanka ukajya kure ya diplome. Kuva iwanyu ni ukwiruka ukajya kure y'isambu. Ni ukwirukanka ugahunga amaboko yaba iwanyu ukajya kure yayo, ukabwira Imana ngo nta rwishingikirizo na rumwe mfite hano. Kuva iwanyu ni ugukura imitekerereze kuri mwene wanyu wari buzagufashe wadepoje. Uvayo ukavayo. Imana ibwira Aburahamu ngo noneho ntuveyo gusa, usige n'inzu ya so. Abo mugira icyo mupfana, rekeraho kubashakiraho amakiriro. Njyewe ndi Uwiteka, nkuvanye mu bwoko ariko nzaguhindura ubundi bwoko. Iramubwira ngo Aburahamu, nuguma hano kwa Tera nkaguhera umugisha, umugisha uzitirirwa Tera kuko uri mu bikingi bya Tera. Ariko nuhaguruka kuko nguhamagaye Tera akagukurikira, Tera nubwo akubyara azitwa ubwoko bwawe kuko ari mu bikingi byawe. Sinzi, ibyo byo biragoranye, ntabwo ari buri wese ubyumva. Yaramubwiye ngo siga ibikingi by'iwanyu ujye mu bikingi bizakwitirirwa bitariho uruhare rw'umuryango w'iwanyu wagurishije ibigirwamana. Ndi Imana zagushakira gakondo. Iramubwira ngo jya mu gihugu nzakwereka, kugira ngo mwumve ko Imana ari seriye. Iba barokore musenga musobanuza, Mana ni wowe wavuganye nanjye, icyo wambwiye ni igiki ko ntakigeraho. Hari n'umugisha Imana izimiza ikawubika mu kuyumvira gusa. Ukawushaka mu ishusho yawo ntubone. Iramubwira ngo genda. Ntimubwiye ngo iburyo, ntimubwiye ngo ibumoso, ntimubwiye ngo zamuka, ntimubwiye ngo manuka, ariko iramubwira ngo genda ujye mu gihugu nzabereka. Aha hantu hajya hamfasha cyane. Imana imaze kuvugana n'umuntu wayo akayumva, akavuga nitonze cyane, nibwo munyumva. Iyo Imana imaze kuvugana n'umusore n'umukobwa n'umugore n'umugabo, Imana ikavuga ku muryango, biba bisaba kwiyoroshya gusa. Iyo wiyoroheje, munyumve, iyo wiyoroheje utwarwa na rya jambo Imana ivuze, rikubera direction, ryo ubwaryo rikubera icyerekezo. Ntumenya ngo ndakandagira hano, ariko aho ukandagira haba hari mu ijambo Imana yavuze. Aho unyura haba hari mu butwari Imana yagambiriye. Imana iravuga ngo genda, ntiyamubaza ngo ndajya he, ntiyabaza Imana ngo nerekeza he. Ariko Aburahamu ariyorosha, atwarwa n'isezerano. Iyo wikomeje rojikoma ntabwo umenya ngo Imana irashaka iki. Ariko iyo wiyoroheje ukavuga ngo yavuganye nanjye, Imana hari icyo yavuzeho, ukoroha gusa, ukoroha. Icyo Imana yavuze kikubera umugongo uruta w'ifarasi, kiraguheka. Ukaba umukobwa woroshye gusa. Uvuga ngo yambwiye mariage, wowe uroroha gusa. Kandi Salomo yaravuze ngo ururimi rworoshye ruvuna igufwa.
no kwitonda ukarindira byemeza umutware. Wowe uroroha gusa bikamera nko gutera icumu mu mamesa, urakubita rigahita rihinguranye ryigira hirya, nta ngorane. Hari abantu bafite umutima woroshye wamenaguritse bari imbere y'Imana. Bene uyu muntu byorohera umwuka kumuterura. Umwuka aragutwara, yakubwiye ngo hindukira, nta bintu bya negosiyasiyo, nta kurekrama, tuhindukira. Ni umwuka uvuze ngo mbigenze ntya tayari, nta kindi. Umwuka arakubwira ati rekeraho, ugahita uzinukwa. Umwuka yakubwira ngo iki cyaha wigikora, ntabwo uza kubaza ngo ndabigenza gute, ngo none se. Hari abantu bajya bampamagara, aniseti turashaka ngo dusengere, ngo natwe ibintu uvuga ngo tubikunde. Ugira gute? Abanyarwanda ni abana beza, Abanyarwanda ni abana beza. Ni n'umuntu ushaka, ni n'umuntu ukubwira ngo nsengera njye. Niba nta peti wabiriye kugira ngo wiramire, akavuga uti nsengera nabuze apeti. Hari umugore twigeze dusengana, yari yarabuze urubyaro. Imana irangije iramubwira ngo ngiye kuguha urubyaro, ariko nzarukoreramo ntuzigere ujya muri Onapo. Iramubuza. Abyaye abana babiri, aratubwira uti nkeneye Onapo. Aravuga ati musubire imbere y'Imana muyibwire ihindure. Muzi ikimenyetso cy'uko Imana ariyo yavuze, ni uko itivuguruza. Ikimenyetso cy'uko ari imvugo y'Imana koko, ni uko Imana itazivugurura. Araza arangije ngo nimubwire Imana ngo ihindure, ngo impe Onapo, ngo murabona ngo ikigero cyanjye ahantu nkorera baranseka ku kazi. Urumva iyo utiyoroheje uba ushaka kureshya na niveau d'étude ugakweduka. Hari abantu batajya biyoroshya bagashaka kureshya na biro bicayemo. Ukabona umuntu yabaye parasitike, cyangwa ukabona arashaka kugenda mu muhanda ngana n'iduka yarahagurutsemo. Ntago bikora. Genda nk'uko ibiro bingana. Iduka ryawe ntaho rijya, yoroshye n'ubundi urarigumana. Hari umuntu wikwega mu muhanda ugahita ubona ameze nka Range Rover atwara. Uzi ko no mu rusengero abantu bikwedura bagashaka kwicara mu mwanya ugana n'uwo baparikamo. Imana ishaka ngo wiyoroshye. Ishaka ngo wiyoroshye. Arangije aratubwira ngo nimunsabire Onapo, turi abana beza kandi twari inzahare zitwogurije gusenga yari yo yose. Yo masengesho inzahare ziyahoramo. Twajyaga dusoza gusenga tunaniwe turushye, umuhanuzi adafite aho kuba, akajya kumva uti nduwiteka amasengesho nayagaye nongeye indi minsi 2. Tukayasenga, twasenza amasengesho y'abahanuzi we. Uti ndi Imana ndavuze ntimbongeje 3. Tugahita tuvuga ngo ntiwayisuzugura. 3 tukayikubitaho. Twasoza uti nduwiteka nongereye iminsi 7 kandi muzayikorere ku musozi. Amasengesho y'abahanuzi abarokore basenga ndabarahiye. Ndabarahiye. Ari ibintu nagiye gucikaho. Narabyukaga mu gitondo ngasanga umuntu yanyandikiye kuri telefone ati mfite message yawe uze kumpamagara. Ngahita mpamagara nti narose bakudiha bakubita bagira bate utusengeregereza yihuse. Nyuma y'iminota nk'ingahe ngahita mbona undi muntu ampamagara uti mukozi w'Imana mbonye umugisha, ngo uri umunyamugisha cyane, ngo Imana iravuze ntize byavuye nti nabirose. Aje ndavuga ntuba inzozi nzajya nemera nizanjye gusa. No kuri ino ncuro nta muntu umbwira ngo yarose mbyemere. Ndakubwira nti ibyo warose byose ntibyasohoye, ibyo bifate nk'uko wafashe izindi. Ndizisohora zizakubeho, ariko kuri njye ndabitinya. Ntabwo mpinyura impano y'inzozi, ni naho nahamagariwe. Nubwo uriye muvandimwe yanjyanye mu rusengero, ariko nari namaze kwakira agakiza. Imana yampamagariye mu nzozi. Uretse n'icyo ibikomeye bimbaho byose Imana irabindoteje. Ariko iyo ntazi ubuhamya bw'umuntu n'umuntu ntamuzi sinemera n'inzozi ze.
kuko namenye ko hari inzozi zituruka ku miruho. Simba nzi rero imitekerereze yawe niba ari iz'uburushyi n'imitekerereze n'iki. Oya, ntimunyumve nabi, simpinyura impano z'Imana, ndazemera. Ndi no mu bantu bakunda kumva ivuga ibi ngibi muvuga ngo ubuhanuzi narabuhaze. Iyaba bwari buzima gusa ngo ibumbwire kuva mu gitondo kugeza nijoro n'ejo nzagarurwe no kubwumva. Iyaba bwari ngo nahaze imvugo y'Imana, mujye mumbwira ngo iravuga hariya murebe ahantu Imana ivugira. Nta makuru mufite. Ni iki kindi se umuntu yaba ashaka? Ngo n'ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi riramaze. Simbihakanye, naryo n'ubuhanuzi, ariko turimaranye iminsi kandi ryavuze kuri twese. Ariko iyo ivuganye nanjye ninjye njyenyine biri kubwira. Iri jambo ndaryemera ariko ritubwira twese. Ariko iyo imbwiye ngo mwana wanjye ninjye njyenyine biri kubwira, ariko mwabaye muti sawa nyine. Umugore arakotsora aratubwira uti murasenga Imana impeho napo. Turapfukama tugisenga Imana iravuga ngo bana banjye manuwe nuko yabateye uburushyi gusa. Inzara mwisonzesheje niyo inteye agahinda ndamanutse. Kandi yo napo umugore yasabye ndayimuhaye. Rambwe uti ngaho taha. Ushaka napo y'imyaka ingahe? Uti 5. Taha. Umugabo bamufatira ku mupaka ari kuva kurangura ibiforode, ararwana, yari afitemo n'ibindi, bakata imyaka 5. Bamukatira imyaka 5 ababonye wona. Nta jambo Imana ivuga. Murakoze. Nta jambo Imana ivuga ngo rihe. Na rimwe yavuganye nawe wishimye, wagera mu mubabaro ukayibwira ngo isubireho. Ni wowe wisubiye, ariko yo iracyabikomeje. Iyo iracyakomeje. Wowe wahinduka, ariko yo hiteze guhinduka, iracyarikomeje. Yigeze yabwira Nebukadineza uti ngaba ndabaguhaye ndi Uwiteka bigisha. Nurangiza ubampanire kuko bananiwe kuruhuka isabato, ujye ubampera gukora buri munsi. Bakora uburetwa bwinshi kuko banze kuruhuka isabato, nabahaye igihe cyo kuruhuka barakora. Tibampera akazi noneho uburetwa nibubarya bazamenya ko ikiruhuko cyari gikenewe. Ni Imana yabwiye Nebukadineza burya Abisirayeli bagiye banze kuruhuka amasabato y'ukwezi kwa 7, amasabato 7 yo mu kwezi kwa 7. Banze kuyaruhuka banahinga imirima yabo, kandi umwaka wa 7 barazaga umurima tibawuhinge. Bahuhinze Imana iraguti no guhinga mushaka muzajya gufukura amariba y'ingamiya, mujye mwirirwa muhinga. Ubwo muhinga umunsi wo kuruhuka ngiye kubaha akazi niko mwahisemo. Irango ariko ntuzabababaze, ndabaguhaye ubakubite ubadihe, ariko ntuzabababaze cyane, ntuzarengere bazumve ko bakubiswe nyine, ariko ntuzakabye. Noneho uzareke bahinge, ariko nabwo ntuzakabye cyane. Ivuga gutyo, irangije irigendera. Babuloni ireba Umuyuda, iramureba iravuga iti Imana yawe ntikibaho, Imana yawe ntigihari. Nebukadineza ajya ku Mwisiraheli arakubita, araniga, aricagira ati Imana imanutse iravuga ngo Nebukadineza nibyo ninjye wabaguhaye, wabavuze kuko mukorana, ubavuga kuko mugendana, ntiwari kubaruga batariye iwawe. Ninjye wabaguhaye rero kuko ari njye urinda intambwe z'ibirenge byabo, narabayoboye bagera iwawe, urabaroze. Ntabwo uti rero ubwo mwicaranye muri office ninjye wari wabyemeye ngo muhura nibura wowe ubakubite, nurangiza ubigishe, ubakoresha ibyo banze kuruhuka, babona agaciro k'ikiruhuko. Iramureba iti nabo nari nabaguhaye ngo bakubere urumuri, nibangandukira nawe uhindukirira Imana yabo unyizere nk'umurengezi wabo, none ngiye kuguhora ko wabakubise ukarengera. Niko ijambo rivuga. Rambwa uti nzaguhora ko warengereye, warabavuze nibyo mwarabanaga, wagombaga kubavuga kuko mubana, ariko kuko wavuze ukarengera ndakudiha Nebukadinezari, warabavuze ndakureka, kandi ntimwabana utabavuga, ariko kuko warengereye gusa ndagukosora umenye ko kurengera ku bwoko bwanjye hari ikintu kizira, kuko nge ndinda icyo navuze.
hari ibintu bikurengera bikarengera pe. ni ukuri abantu bose baguhindutse ryari ishuri Imana yagushyizeho, ariko hari igihe banze kugukosora nibura ngo banaguha amanota y'ibyo wanyuzemo. Nebukadineza aravuga ngo icyo nzakibahora. Uzarebe hari igihe usanga umujura yibye kandi koko ari igisambo, bakamukubita bamukubita ukabona bari gukabya, kabona barakabije pe, nibyo yibye, ariko ukabona barakabije ukavuga uti noneho aho mugeze nimurekeraho. Umusaza yigeze amanuka hariya hepfo Gahanga asanga patrouille ya mu gitondo yicaje abantu iri kubaka ibyangombwa. Umusaza arangije arivumbura aravuga ati ariko nta soni mwebwe muricaza abantu bajya mu kazi mu gitondo. Uti ndavuze ngo mwese nimuhaguruke mugende. Inaha rero ikintu makundira buri muntu ntazi undi. Ikintu makundira nta muntu uzi undi. Abaturage bacyumva ijambo rya muzehe barahagurutse bariruka, abandi basigara aho ngute se uba muri batayo ya kangahe? Uti mwabahungu mwe simbariza hepfo hane muhara munyura. Ntimunyuraho ndi kubaza hano hepfo. Uzi ko niyo umuntu yarengereye utabarwa n'utagira n'imbaraga. Akuti wari urarembye, fata utwo we wigendeye, ukabona umuntu aguhaye akazi kandi nawe atagira icyo akora, akakuti bukagiyemo. Tugenda ukore hariya barashaka umukozi kandi nawe aragakeneye. Bugiye hariya depoza hariya urebe igeragereza amahirwe kandi nawe azi kwandika, afite CV impamyabumenyi bakeneye arayigira. Uti ni mu depoze hariya kuko byarengereye gusa, ukagirirwa impuhwe n'abantu batanafite ikindi babigenza. Iyo ikintu nkundira abarokore akaje kose murakakira. Mana nako nakanje, nako nakanje, kandi niko twigishijwe ndakakiriye. Kandi mu Kinyarwanda akaje ahinya kemerwa n'abagakeneye. Mana yaravuze ngo icyo muzaboha nzakiboha, icyo muzabohora ntibohoze. Kiretse niba ubifatiye ku biniga, ariko niba ubifashe ndagira ngo mbabwire ko nta kigeragezo gitoya cyabonye umwanya kikugeragerezamo. Nta kigeragezo na kimwe gito kibaho kibonye umwanya n'akanyarira jisho kakuriza uri umuntu w'umugabo. Uzi ko umukozi wo mu rugo akuzengereza uri nyirabuja, akaguhaga muri shebuja, ataba ku cyiciro cy'ubudehe cyawe, akakuzengereza ku rwego akuriza amarira, ukagaburira umugabo wahashye ibiryo bidahiye. Nta gito cyabonye aho kikugeragereza. Murakoze. Ibwira Aburahamu ngo n'inzu ya so yisige. Muzi icyo Bibiliya yita gusiga inzu ya so? Ni ugusiga ubuhutu wakuye kuri so n'ubutwa n'ubututsi wamuvanyeho byose ukabisiga. Ibi bintu mujijisha ngo ivanguramoko ryarashize, dore bagize ubwoba. Rirashira ritese ryimikwa n'abarokore abakirisitu barisenga. Shobundi hari umushumba wamamagara ngo tise twakubona, ndamwani simpare ngo wanshakiye wo mu bacu. Ndamwani rero aho witi iwanyu naramubwiye nti ngewe aho niti iwacu saho nirirwa iwacu naho ntaha. None si wabo w'umuntu naho yiriwe. Ubutu n'ubututsi ngewe mubunshakiyeho nta na kimwe mwabona, nta na kimwe. Data yivukira hakurya iriya mu gihugu cyo hakurya iriya, sogokuru agacumbika hano hirya ku gasozi ko hirya, hanyuma mama akavuka mu gihugu cyo hakurya iriya bagacumbika iburengerazuba, barahura baribyara. Ubwo se ubwo ndi iki? Nyine ubwo ndi iki? Aburahamu nduwiteka ndaguhamagaye, igihugu ngujyanemo kirasaba kusiga inzu ya so. Siga, genda.
hari abantu ntabwo nabavuga njya nkunda kusetsa Marcel mbimubwira kandi mba ndisereye. Uwampa kuyobora najya mbaraza nijoro bamanitse amaboko, mu gitondo nkabakubita inkoni n'abamenya amazi ku kibuno nkabakubita umuntu agira ivanguramo ko afite umwuka wera, umwuka uguhitamo udashingiye aho uvuka, udashingiye ukusa n'ukuri. Wowe ukoresha iki ujya gutoranya? Nyine ukoresheje igiki? Gusa neza nta ruhu rutageragezwa. Gikara gifite ingorane zacyo, inzobe zifite ingorane zacyo. Abametisi nuko, abazungu nuko. Urakoze. Are umunini agira riske ze, nonanutse akagirize. Hari n'ibyo mushima ari nabyo bigayitse. Umuremure agira ingorane ze, umugufa akagirize. Nta utagira amakuba, twese dusangiye Kristo uturinda, udukiza. Hari umukobwa wambwiye utanise gutyo muri icyo kinyarwanda uti ncika ibere sinashaka umugabo tudahuje ubwoko. Ndamwa n'Uwiteka azaguhire. Imana ingirira neza abo nuwo bahuje izuru ariko imitima iranga. Imitima iranga, izuru rihuye, iwabo baziranye, inka ziwabo zararishije hamwe, inzuri zari zituranye. Bimwe apana bimwe mubesha mu kinyarwanda ngo twaragiye hamwe, ngo abashumba b'iwanyu nibajye mu rwuri rwacu barebe inka. Bo babikoze ari impamo, inzuri zari zituranye. Izuru rirahura ariko imitima iranga. Imitima iranga. Jehova ni igitangaza. Erega ibyo wita uwanyu hari n'ukuboko kwawe kwigira gutya kukwitokoza, kandi ari n'ukwawe. Ubwo se ukundi ngo nuko ari we muhuje. Namwe taburaha uzasiga inzu yaso. Nusiga inzu yaso n'ubutunzi bwa so ntuzabunzanire, ntuzabuzane. Uzi ko hari igihe twirirwa turata imitungo, kumbi isko yarayimuritse kera bakayikuraga yaramuritswe. Ramwuti ibyo buretse kubyirata nzaguha ibindi bigwi. Ibyo bitunge ntacyo. Aburaha sinkubujije ko bizaba ibyawe, nugeraho nkujyanye ukagira umutima usubirayo, inzira ikuzanye uzayinyuremo n'ubundi usubirayo, ariko nabyo uzabisige. Rangije ramubwira ngo kuko nugerayo nzogeza izina ryawe. Nkujyanye kure y'iwanyu ariko ntibazayoberwa aho uri, kuko izina ryawe nzarigira rurangiranwa, n'abantu bataguheruka bamenya aho utuye, abatakuzi bamenya igihugu cyawe, abantu mutatabaranye bazakugirira ishyaka. Iramubwira ngo kuko hari abantu nzaha umugisha gusa bakwifurije umugisha. Iramubwira ngo kandi sinzakubone mu ntambara uri kurwana n'umuntu ukubwiye nabi, hari icyo nzajya mbitura. Kuvumye nzajya, ariko va mu nzu ya so. Aburahamu arahaguruka anyura inzira z'ibizigu, ahagurukana na Loti, abashumba baratongana, ariko nta jambo Imana ivuga. Soza rero iramubwira ijambo nagendeye, iramubwira ngo iki gihugu ugezemo, mumbabarire mu nyumve mpanure nsoze. Iravuga ngo iki gihugu ugezemo nzagiha urubyaro rwawe. Mu nyumve urubyaro Imana iri kuvuga ntiruhari, ariko hari igihugu cy'urubyaro rutaravuka. Ntabwo ushobora kunyumva utari mu mwuka. Ni igitangaza kubwira umuntu wagumbye, reka ndeka aho ngaho. Ni igitangaza kuza kubwira umukobwa ngo iki kintu nzagiha umwana wawe. Iyo Imana itarutse ibintu bingana bityo, ibikubwiye ngo ibindi nsize biri hagati ntibizaguhangayikisha. Niba nshyizeho igihugu cy'umwana, rekeraho kurizwa n'ubugumba, ngewe nzabikora. Ni Imana yakubwiye mariage itayobewe imiterere ya nyogosenge, itayobewe amagambo y'inshuti zawe, ibigira bizi. Iyavuze ubukwe rero fiyanse ataraza, izi ko hari uwo yaremeye, iramuzi ko hari. Aburahamu iki gihugu nzagiha urubyaro rwawe.
kandi wiri kubwira urubyaro umugore ararizwa no kutabyara, ariko yo izanywe no kumubwira ngo humura, izanywe no kumubwira ngo iki ni igihugu cy'urubyaro. Ariko Imana ni igitangaza, isezeranya umuntu utagira perimi, nta seritifika, nta diporome, nta karima k'igikoni, nta yarangiza ikamubwira ngo nzakubesha mu mujyi wa Kigali. Ariko utinyuka kuba i Kigali gute ko Kigali ari iy'abasirimu? Kuba i Kigali nta shuri none ukabura na perimi, ukabura na seritifika nibura y'imyuga, ariko yo ikakubwira ngo nzahagutungira. Ntacyo bibwiye ko udafite ibyangombwa byo kuhaba. Imana iratinyuka ikabwira nise tuba mu gishanga ngo ndi Uwiteka Imana igukoreye ubukwe. Nabaga mu gishanga cy'Ikinyinya ngo ndi Imana yawe ngo ngukoreye ubukwe bwihuse. Burihuta se? Inzu se? None se muraza aho ndara? Burabera mu gishanga. Ndangije ntuwite ubanze ibindi, ariko ikubwira ibiheruka, izo uko izagenza ibibanza. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi iyo irivuze ukiyoroshya iragutwara. Iraguterura. Imana ishimwe we, Imana ishimwe. Kandi hahirwa uwizeye, kuko ntabwo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe bizasohora. Oya, hahirwa umuntu wizeye n'ibyo yabwiwe ameze nk'uwabyibagiwe, atabyibuka. Birashoboka ko tujya twibagirwa ibyo twabwiwe, ariko ntuzibagirwe yavuganye nawe, gumana nayo. Birashoboka kwibagirwa amasezerano, ariko gumana yagusezeranyije. Birashoboka. Hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Kwizera si ukugira ibyiringiro by'uko Imana ibyo yakubwiye bizasohora. Oya, kwizera ni ukugira impinduka zibonerwa mu mirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Ntabwo kwizera ari ukwicara tuvuga ngo abashomeri tuzabona akazi. Muperereze, ntabwo ari cyo bita kwizera. Kwizera ni ukwemera ukamenya imirimo Imana yakoreye muri Kristo, wamara kuyimenya ukagaragaza impinduka zayo. Kuko ubukristo ntibuvugwa, ni ikintu tugomba kuba. Ntabwo tuvuga ubukristo, ahubwo tuba abakristo. Nta muntu uvuga amasengesho, ahubwo turasenga. Nta muntu uvuga gukiranuka, ahubwo umuntu arakiranuka, turabikora. Icyo nicyo cyitwa kwizera, ni ukubaho mu buzima Imana ishaka kubaho, ukanyurwa n'uko Imana ibivuze. Ibyo ntiwabishobora utiyoroheje. Ukigendera kuri diporome ntibihura. Nshuti yanjye, wakandagiye kuri diporome ugahita ukandagira hejuru y'inyuguti n'inyajwi n'igihekane n'umubare, bihita bivamo. Barakugutaguruka utere haleluya iti baraturushye. Bivamo mu nyuguti n'inyajwi ntibihura. Barakubwira uti tanga icyacu muta amafaranga amadini arayamaze. Bakubwira ngo kora umurimo w'Imana, uti umurimo w'Imana nzaba nkukora. Gashyiramo imibare ntibivamo. Iyo ufite ibintu by'imibare ntibivamo. Iyi nshuro muri no gutinya gutanga amaturo, ngo baravuze ngo bari gufunga abatanga amaturo. Reka da, umuntu urwanya itura aba ameze nk'uwagomeye isoko. Murakoze. Nkunda kubivuga wenda ngasohorezeho. Hari umuntu wanga gukora umurimo w'Imana mu nzu y'Imana mu buryo bw'ubushobozi, akagira ngo nuko yarushije ababukoze ubwenge. Kumbe Imana yagaye ibyo yarazanye, ikamunangira umutima kugira ngo atabitanga kuko ibiganza bitejejwe. Ukavuga uti ntabyo ntanga, ukagira ngo ni wowe wanze kubitanga, ahubwo Imana yanze ko byivanga n'ibindi. Nubona ubwo bwenge bwakuje, ujye wibara uvuga se ni Imana inangiye kugira ngo itabyakira. Bigenze bite? Ibwira Nebukadineza ngo nzaguhora ko warengereye. Kandi ikintu gitangaje, Nebukadineza atarahura n'Umwisiraheli n'umwe, ntiyari umwanzi w'Imana. Ntacyo yapfaga n'Imana, ariko ahure n'umuntu Imana yavuzeho, iramubwira ngo ijambo ryanjye ndaririnda, don't touch. Reka dusenge. Hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Imana, hahirwa uwizeye kuko ibyo Imana yavuganye nawe bizasohora. Imana yahaye Aburahamu igihugu.
ntabwo yamuhaye Kanani gusa, yaramuzamuye imutwara no mu rurembo rw'abakiranutsi. Aka kantu sinagenda ntakababwiye. Aburahamu Imana yahaye Kanani ntabwo yari umunyakanani. Aburahamu witirirwa Abisiraheli ntabwo ari umwisiraheli. Enoke yakiranutse atari umwisiraheli. Aburahamu yakiranutse atari umwisiraheli. Melikisedeki yakiranutse atari umwisiraheli. Nowa yakiranutse atari umwisiraheli. Uburyo bemeye mu Imana nibwo abanyamahanga twizeyemo Kristo. Bemeye Imana itavuka iwabo, natwe twemera Imana itavuka inaha ahubwo ituruka mu ijuru. Duhinduka baraganwa na Kristo kubw'isezerano. Haleluya! Uko kwizera gusa kuzatuma Imana ivuga ngo ambari baratuguruke. Uko kwizera konyine gutuma Imana iturenza ibihembe by'abarozi. Uko kwizera gusa gutuma Imana idutungira mu biganza by'ababi. Kubw'uko kwizera gusa twizera Yesu Kristo. Uko kwizera gusa gutuma duhinduka abatware, gutuma tuba ibisonga byegura ububwiro bw'Imana. Uko kwizera gusa, haleluya, kutubeshaho mu gihe ubuzima budafite ishusho yo kubaho. Mukiranutsi wanjye azabeshwaho. Hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Si mariage gusa, uretse n'ubukwe bwawe n'ubwo umwana w'intama w'Imana buzaba. Ntabwo ari inzu mu mujyi wa Kigali byonyine, uretse n'iyo yo mu mujyi wa Kigali tuzabana n'Imana no mu rurembo rw'abakiranutsi. Uretse kwicara muri office ukora, hari n'intebe yo mu gihugu cy'abera. Uretse n'ibyo, mpera umuntu ikiganza muri kumubwira ngo Imana izakora n'ibiruta ibyo. Uretse ibyo wemera n'ibyo utemera, izakora n'ibiruta ibyo mu mirimo y'Imana, mu butware bwayo, mu kwemera kwayo. Igambiriye no gukora ibiruta ibyo, izarusha ibyo. Haleluya, 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 haleluya. Uretse kukuburanira urubanza, nubwo ku munsi w'ijwi ry'impanda Yesu azaruburana. Uretse kukubera mu mwanya ni n'umuvugizi wacu imbere y'intebe y'Uwiteka, azakora n'ibiruta ibyo. Mwegereje udusengana Imana. Imana izakora ibiruta ibyo. Kugukiza indwara birayoroheye. Uretse no kugukiza urwaye, nunapfa izakuzura. Izakora n'ibiruta ibyo. Izakora n'ibiruta ibyo. Uretse kuguha icyubahiro, mu ijuru abamarayika bazashimira Imana ko nawe winjiye. Izakora n'ibiruta ibyo. Hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Mushumba, reka kwigombe wegere hino nanone. Egera hino udusengere. Imana izakora ibiruta ibyo. Nationalite ni icyoroshye, ibyangombwa ni ibyoroshye, abana wabuze ni icyoroshye, indwara urwaye ni ibyoroshye, inzu ni ibyoroshye, gereza kuyivamo biroroshye. Imana izakora ibiruta ibyo, izakora ibiruta ibyo. Emeza ubuzima bwawe bw'imirimo y'Imana iriho, ibiganza by'Imana birakora, izakora ibiruta ibyo. Imana ibahe umugisha.